Shinana Yesu. Bari muri urupfu abana banjye barokotse kandi yagiye bari mu nzu. Bari mu nzu. Bari mu nzu. Nguze kurinda mana none urumva uburyo ndi buteremo iyo chorus. Uburyo ndi buteremo iyo chorus. Bitandukanye nuko yateraga ubushize kuko none ndavuga ngo Imana izikurinda none yego najyaga mbibona n'ubu nabibona ariko none ngiye kongera abasibo ubu nibyora numva arimo akantu gasaba kubanya ariko arambwira ati kandi kiretse kurya ati Imana kurwanya intambara ati kandi ikurinze urupfu rutunguranye ati rwose urupfu rutunguranye rwari ruje rwihuse muri urwo rugo ati gushyingura byihuse hanyuma se inkongi y'umuriro yatewe n'iki urebye yatewe n'iki nubwo utaruhara ariko byanze bikunze mwashakishe murebe isoko urumva umwana ibirayi naje yewe ndeka bakukuna umuntu wari ukomeye amusaba amazi ntabwo icumi ntari kirere nabaye reka kumfugira turi ku kamera umva ngo nahangaha ejo naguze litiro 3 z'amavuta ejo wamenye naho zari ziri ntabwo biteretse do n'ibirayi byose n'amateremusi iyi teremusi nayiguze ejo byose byaterwa amateremusi ntabwo nawe yaturitse ejo teremusi wamenye aho zari ziri rebera iya gaze yabiteretse reba gaze yiza kuba yiza guturika yiza guturika gaze ibi byose igiye guhita bimanuka kuko n'umugabo nakora bikabaye Mwana ufite amaboko icyo ni iki cyari kirimo aha ni iki cyari kirimo aha ntabwo ntabwo twaturikanye n'ibyo bintu byose ahita birahaga na dekorasiyo hano nakeye n'ubwo kari akagati kanjye ubu kari akagati kanjye ariko reba dukoze nanjye ntariye ubu kari akagati kanjye ariko hano rero byari bitangiye kugeraho byari hatangiye gufatwa barazimije bigeze hano abana bakaba bari hariya hirya ureba mukuyemo hano karara ariko kawe kari kari mu byaha niko karasohotse nyuma karasohotse nyuma satani yamwaye ntabwo nanditse wakorera imana satani akagira ngo nabonye imana ku manywa y'ihangu
bakunze baza muri cyo twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo turabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Ndi plaisir ntaganzwa ndi kumwe na Thierry Jabo ubu ngubu twanyarukirana hitwa mu Gatsata munsi gatoya ya kaburimbo aho twagiye kureba aho umukozi w'Imana yaratuye. Ngira ngo ni inkuru itari nziza habe na gato itari buze kunezeza abakunda Imana twese, ariko ni inkuru ibabaje irimo nishimwe. Ni inkuru ibabaje ariko irimo nishimwe. Ntekereza yuko ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bibi no mu byiza ngo duhore dushima. Impamvu iri jambo ryagiye riza abantu benshi ntabwo turizi, ariko hari ikigeze kumvaho kitari cyiza, nza gusanga hari icyo Imana yashakaga gukoreramo cyiza ariko ikinyuje mu kitari cyiza. Rero dukwiriye guhora dushima Imana kuko tutazi impamvu Imana yemeye ko ikintu kibi kitugeraho. Uyu munsi wa none rero ndumva nifuza ko nganira n'umukozi w'Imana. N'umugisha nagize mbashe kumubona, ntago byoroshye. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo ku buryo no kubona umwanya wo kugira ikintu abwira abantu bimunanira, kandi icyo gihe kijya kigera kuri buri umwe wese, ariko kuba tugize umugisha wo kumuvugisha nabyo nandi mahirwe. Ahari hari icyo Imana ishaka kukubwira, hari icyo ishaka kukongorera, hari n'icyo ishaka gukora. Aya mahirwe rero tugize reka tuyabyaze umusaruro. Ndagira ngo nkwakire rero uze unyegere hano twiganire. Twagiye tuganira kenshi kuri Zaburi nshya, n'uyu munsi turongeye turabonanye nk'uko bisanzwe. Rero tugiye kuganira tubifashijwemo n'Umwuka Wera. Uraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Iminsi yaribaye myinshi. Yaribaye myinshi nyine turongeye turahuye, nubwo duhuye ku munsi wagenze nabi. Utagenze neza. Ubu ntabwo wagenze neza, ariko muri byose duhore dushima. Dushima nuko tugihumeka. Yego. Bizi ko maze iminsi ndirimba ngo igishoro ni ubuzima. Ino ndirimbo mbonye ko ahubwo iziye mu gihe. Gusa nkunyegeraho gakeya gutya. Igishoro ni ubuzima, kuba tukiriho tugihumeka nibyo nabonye ko aricyo iryo shimwe. Ndi kumwe n'umubyeyi bakunda kwita Goreti cyangwa Goreti Mushimiye Imana. Ushaka kuvuga na DJ? Ukunda no kuvuga ngo ni DJ. DJ we. DJ uyu munsi byari bibaye ariko iteka ritambitse. Yego. Imana ishimwe cyane. Rero tubonetse muri uno muryango cyangwa se hani wawe, urambabarira nje kureba ibibazo byabaye, ntago nje kugusura, ariko nabyo ni byiza, nta kintu bitwaye. Mu gihe gikwiriye tuzabonana dusurane nta kibazo. Gusa nagira ngo muri makeya cyane utubwire impamvu y'ibyabaye, kugira ngo utuvugana wambaye nk'umuntu wari uri mu kazi uje utabaje kureba ibyabaye, ariko abadukurikiye benshi bagukunda, mbizi neza ko bagukunda kuri Zaburi nshya, bafite amatsiko yo kumenya iki cyabaye kuri Goreti. Murakoze cyane. Nabyutse mu gitondo, ndasenga nk'uko bisanzwe, njya mu kazi. Bize mu kazi mu gitondo, bigeze mu masaa 12:50 mu masaa moya, telefone yampamagaye yihuta cyane. Nditaba, bahita mbwira ati ihute abana bari guhira mu nzu. Kubimbwira nese ntubwenge, nese nirukanka cyane, mpita njya gushaka moto, mpita nirukanka nje nsanga cyangwa se icyo nshimira ubuyobozi bw'u Rwanda. Dufite abayobozi beza bazi gutabara abaturage. Nahasanze abapolisi batari na bake, abaturage nabo batangiye kuzimya. Yari inkongi y'umuriro rwose, ubona ko inzu yahiye yaranye, nawe urabibona uko hano bimeze. Hanyuma nsanga imicanga, barimo gutera imicanga, amazi banaga amazi. Cyangwa se ikintu cya mbere babanje gukora ni ukurokora abana, kuko abana inzu ishya bari mu nzu. Ubwo rero ngo basohotse bari bagisinziriye, bari bamaze kubyuba, bari bakibyuka, ariko ngo bicaye muri salo, kuko ahantu hahiye nyirizina ni hari abara, niho habanje. Harashya, matori kongeza inzu yose. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nasanze rero umwotsi ari mwinshi, ibintu bigishyushye, ibintu bicyaka, buri ko mbigenza abantu buzuye hano. Ndavuga ati ubu nyine ubu Satani ashatse kugira ngo ambabaze, ariko nzi ko mu ijuru hari Imana. Rero iyo ibintu nk'ibi bibonye
ikintu cya mbere nahise nshima Imana ni ukubona abana kuko nta n'ikintu naje mbaza ibintu nibishakwa ndavuga nti Imana kuba wandindiye abana ukaba ukuye igikuba cyitwa urupfu mu muryango iryo ni ishimwe rikomeye ibaze kumva abana bangahe bari gupfira rimwe nzi neza ko kubyakira no mu bwanyu bwari kubagora ariko ndashima Imana ko yahabaye. Hanyuma ufite abana bangahe? Mfite abana 3 n'umukobwa wo mu rugo. Yego nubwo n'umukozi ubwo nyine nawe ubundi nkunda kuvuga ngo n'umwana ndera kandi koko nibyo naba ari byo rwose. Hanyuma se inkongi y'umuriro yatewe n'iki? Urebye yatewe n'iki? Nubwo utaruhara ariko byanze bikunze mwashakishe murebe isuku. Urumva umwana yatetse igikoma ngo yatetse igikoma atetse abana noneho atetse abana no asiga yaka ajya hanze noneho materi yagetse ahantu gutya noneho isongira ihirimira ya gaze noneho irayifatisha imaze kuyifatisha rero yahise itangira iraka umwana umwe yasize undi mu nzu ahita ajya kureba uwo mwana aho yari agiye ati banguka inzu yahiye asiga wa undi mu nzu none biraka koko iraka biragurumana inzira nshya wabonye ukuntu habaye no kugure mu kuza bahise bagakura bakavanamo batangira kugenda bazimya. Ubwo kukana kari muri iki cyumba? Yego none ikintu kitangaje ni uburyo gazi taturitse kuko nacyo ni kindi iriya gazi iba yaturitse iyi nzu yari kubiri hasi yose kuko urabona n'aba bose duturanye urabona ko hari ahantu habaye kuriya gazi itaturitse yiza kuba yaturitse ibikuta byose giye kuba biri hasi wenda bikabwira n'abana basohoka. Rero icyo nshima Imana sinzi imbaraga yakoresheje umurengera nge nabonye Imana yakoresheje imbaraga ntazi kundi buzite ariko n'imbaraga zikomeye kuba yafashe gazi gakomeza gasamira igakomeza ibintu biri kwaka nayo ubwayo iri kwaka ariko guturika ntiturike ngira ngo n'amashanyarazi nayo yahise afatwa byose biracika insinga ziracika televiziyo irashya ibintu byose birashya ibintu mu nzu birarangira wabona uburyo n'ibikoresho byombo birashya ukagiye biri gusafura niba ari safuriya ariko gaze ntiturike kandi iri aho biri kubera iki rero nabonyemo uburinzi bukomeye mw'abantu mwe mu nyumva ndagira ngo mbabwire ngo Imana izikurinda mbonye Imana muri iki gitondo nabonye Imana amanywa yose mbonye Imana izikurinda kuko ukurikije uburyo hari hameze wumvaga nta kintu kimwe waramura imyenda abana irashya ibintu birashya ariko hari utuntu twagiye turokoka gutyo kubera abo ko bahise batabara cyane ndashimira Imana yakoresheje abantu buriya kugira abaturanyi nabyo ni ikindi cyiza kindi kuko urumva no kubana neza n'abantu kurumva uyu mupapa duturanye we nasanze ari kurwana avuga ati ubwo ikindi cyumba kitarashya cyose ngo gifatwe nsanga ari kurwana no kumanura imyenda yanjye ahantu yari iri n'amavariza asohora kugira ngo ibintu byose bidakongokera rimwe. Rero ndabashimira muri byose bakoze ibishoboka bavomye amazi bazanye imicanga Imana nawe nayibonye ibintu byo oya icyambere n'ubuzima icyambere n'ubuzima hari akana kawe gatoya kabashobora kuba gafite mu myaka 2 cyangwa 3 ako niko kari muri cya cyumba hahiriye kaka ni kavukiye mu giterane ibwera mvura niko kari karimo ariko bagakuramo nyine mu magambo make mu bana 3 ndetse na mukuru wawe cyangwa se na wa mukobwa wawe urera nta numwe wagize ikibazo mu gihe inzu yashyaga? Oya narungo kuba ko yakomeje kujya gushaka ukuntu ngo asohora ibintu baramubuza ntago yahiye ntago usibye umuro wamubashe kumukubita gutyo ukabona ko afite ubuzima buri ubona ko yahungabanye mu kontu ariko ntago bigoye cyane ntago bikabije keka dukomeje kubona wenda hari ikintu yaba ariko nta kugeza isaha nta muntu wari wagira ikibazo muri abo bana. Akana gatoya ntago wabonye ko ari ikibazo? Ndabona gakina nta kibazo nabonye Imana yamurinze. Yego ntabwo byoroshye. Hanyuma se ubyuka sanga ku buryo izo saa 12 minute ngahe utaruha? Mbyuka kare mu saa 10 njye manageze mu kazi saa 10 manageze mu kazi nkorera Nyabugogo manageze mu kazi ubwo urumva byabaye nagiye. Imana rero nshimiye uburinzi bwayo bukomeye Imana twakoreye yanze ko nazasoza umwaka mfite agahinda k'abana gushyingura abana natekerezaga imva zingana kuri nkumva sinzi ukuntu byamera ariko Imana yahabaye yitambitse kandi vraiment nayibonye bundi bushya mwabantu mu nkurikiye nongeye kubona Imana bundi bushya mbonye amaboko yayo nanone. Apostle Mignone niwe utwo twavuye gusenga arambwira ngo Imana indinze gupfusha abana icyarimwe bese indinze urupfu rutunguranye rero rwaroro gushyingura abana icyarimwe byariye Apostle Mignone agira umwuka w'Imana
ubuhanuzi afite noneho ibaze kuvuga ikintu nijoro kigasora bugiye gucya. Ndamushimiye kuko nawe ari mu bantu babyumvishije amapore amihumure, nawe ndamushimiye. Nuko Imana ari muri we cyane. Hanyuma urihangana kubaza kino kibazo, ubyutse saa kumuragiye usize abana ari bonyine, hari umuntu ahita yibaza se ko leta asanzwe afite umugabo ntawe uhari bimeze bite? Umugabo arahari, ngiye umugabo ndamugira nuko wenda ari muri gahunda muri ari hanze kubera impamvu z'akazi cyane ko we noneho byanabaye turanamushaka no kuri telefone turamubura, ariko aho babimenyeye barabimubwira. Ikintu cyabihutiye nuko tubaza mumeze mute, niba muri amahoro, abana niba ari amahoro. Nuko avuga ati nta kundi ibyo byabaye birarangira, ariko nta kundi ari kugira urumva ari kure, nta kindi ari gukora. Ikizima nuko yumva tugihumeka. Kugeza uyu mwanya umutima umeze ute ukurikije uko mwavuganye? Oya urumva byacururutse, nawe wumva ubwoba bwashize, urumva kumva ikintu kibaye adahari, nawe urumva ko yahise agira ubwoba. Bikimara kuba yahise amamagara afite ubwoba cyane, igihunga cyinshi cyane. Ariko uko turi kugenda tuvugana n'abana bahamagara barebana, uri kubona ko byatuje, umutima wawe watuje. Hanyuma nje numva uri mu mashimwe cyane, aho wari wicaye uvuga ati ndanezerewe Imana. Ariko inshuro nyinshi abantu benshi ubwo baba bari kure bavuga bati ibintu byahiye, ikintu biki. Ni iki gituma wumva urimo urashima Imana kuruta uko wakamuye kuba uri kuganya? Impamvu nshima Imana, igishoro ni ubuzima. Kuba nyiriho ngihumeka, n'abana banjye bakiriho ntacyo ntageraho. Naho ibi byagiye byarangiye, ariko ibintu nibishaka. Rero ubwo amaboko agihari, nkaba mfite Imana n'abantu, nanjye ubwanjye nkaba nkiriho, bivuze ngo ibintu ibintu ni ibintu nyine, ibintu biragenda bikagaruka. Rero ikizima nuko tukiriho tugihumeka, nicyo gishoro gikomeye. Kuba Imana yaturetse twaba tukiriho ntacyo tutageraho. Rero Imana ishimwe, niyo mashimwe mfite, nicyo nashimira Imana ntangariza n'abantu. Burya Imana ifite uburinzi, tujye twizera Imana, ibindi tubishinganisha ibyacu. Imana ifite ukuntu igenda irinda abantu, njye nabibonye pe. Uko niko kuri. Umuntu aba igomba kugira n'ibihamya bimuhamiriza yuko ibyo avuganye. N'ubuhamya bushya. Bo urumva bwa Dubai buvuyeho. N'ubundi. Twabonye Imana, ibi byose abari Satani, abari ishyari rya Satani, ari ishyari ry'abadayimoni, ariko ntacyo bazafata ubusa. Nizera ko rubizi ko nyine urwanya Satani, ariko nawe afite nawe aba yakamejeje. Ari wahise ambwira aterega nawe mwamukubitaguye. Rese tugira ndetse ntago twareka kuvuga Imana neza, tuzavuga Imana neza. Ibintu byahiye, ibintu ari bizima, ibintu bihari, ibintu bidahari, nta kiza tuza kuvuga Imana neza, kuko Imana niyo nyiri byose, niyo ifite ibintu byose mu biganza. Rero ntago Satani yadukangisha utu ni duke, n'utworoheje, tuno n'utworoheje tutuma umuntu ahita ajya kure ngo byacitse. Nta byacitse imbere y'Imana. Imana ifite ibintu. Yego, Imana ihimbazwe cyane. Hari ababyeyi cyangwa se abakoresha bakunda umukozi wo mu rugo agira gutya yamena igikoma, ugasanga aramubwira ati nzagukata ku kwezi, ubundi yamena iteremusi ati iyi teremusi igura 5 nzayakuraho. Kubyerekeranye rero n'uriya mwana urera, ibyamubayeho byanze bikunze na accident nk'izindi zose, ariko hari bamwe batabayibona nk'amakosa. Wowe wabyakiriye gute kubona uriya mukobwa hari ibyamubayeho bamwe bashobora kwita uburangare? Umukobwa wanjye rero ngewe ngaye wenda n'abantu babifata gutyo, ntabwo ko umuntu akoze ikosa ari kwita umukata, kuko nawe iyo teremusi amenye nawe wayimena. Icyo kintu amenye runaka nawe wakimena. Ahubwo n'ubwo rusenga Imana umushinganisha kugira ngo abadayimoni batamusaba, nawe bakagukomeretsa bitewe n'amavuta ufite. Ubundi hari igihe Satani abikorera kugira ngo akumenere amavuta. Bisaba rero kugira ngo ukomeze usenga Imana, winginga Imana. Rero ngiye bikimara kuba, kubera ko umukobwa wanjye nta kintu umushinze, si umwana mubi, asanzwe ari umwana mwiza. Kubona ibintu byabaye rero ni ibyashatse kuba, ni nkuko nanjye byambaho adahari. Buse adahari yagiye nk'iwabo, nanjye wenda nkacana gutyo nkasohoka ngiye nko hanze nsize ncaniriye amazi, ibyo bikaba ari njye uhari. None se bwo ngewe ninde wenda wambwira nabi? Ibyo rero nahise mbifata ndavuga nti mwana wanjye, nubwo ibintu byawe byahiye, igikapu cyawe cyahiye cyarangiye, nta mwenda n'uyu usibye wasigaye yambaye. Igikapu cye cyahiye, irangamuntu yirashya, usibye umwenda asigaye yambaye niwo wonyine yasigaranye. Ndamubwira ntihangane, tuzagura indi myenda
ibintu nibishaka kuba ukiri utapfuye ibyo birahagije rero rwose ntago abantu uko umukozi amenya ikintu ngo uhite umukata uko umukozi akoze ikosa ngo uhite umureba nawe umugire nabi no ntago ari byo nawe wabikora ibyamubaho nawe wabyakubaho ahubwo ni ugusaba Imana kugira ngo iturinde abo badayimoni. Yego rwose gusaba Imana kugira ngo turinde abo badayimoni. Ugereranyije mu nzu ibyo ari byose umutungo umaze kumenya cyangwa se ubuzi wose ugereranyije ubona ari ibiki byangiritse cyane ku byo uvuga uti ibi byo byagiye rwose tuzashaka ibindi boy byagiye wenda nka miliyoni wenda hagati y'ebyiri n'eshatu ntago byarenga aho ngaho kuko urumva ngiye ibintu bimbayeho nyine maze iminsi nguzi intebe nshya maze iminsi nguzi ibikoresho bundi bushya mu myaka 10 nari maze n'umunsi nubatse urugo nta n'iminsi nini yarishize mpereye no kwitasi ngura ibikoresho bishya rero nabonyemo amateremusi mashya rwose byarangiye rero kuba iki ngiki kibaye n'ifu rya satani yaba ari satani uvuga ati ariko nk'uyuse mbega akayibaza ukuntu ibintu bihindutse mu kanya gato ni n'amashimwe kubona Imana yari inkoreye iki kintu nkagera kuri intera ndashimira Imana ko yari mbese yari yambaye hafi hari icyo yari yakoze mu bushujyanye n'ubushobozi ubwo rero ntabwo satani rero yanera ubwoba ngo mvuge ngo biragiye nibigene n'ibindi bisaza gusa nyine ariko Imana ishimwe. Hari akantu ugeze kumbwira wenda ushobora kuba utibutse kukavuga imbere y'abantu hari akantu ugeze kumbwira wambwira uti Imana yari yambwiye ko igiye kuma intebe nshyashya kandi n'ubundi wari waziguze ibyo bintu warabashaka kwita ubikurura neza ngo wari umaze yamamagaye ejo ni umupasiteri wo mu Ruhango yari arimo amamagara arimo ashaka kugira ngo nzajye kuririmba mu giterane cyateguye mu amasesho bajya bakora noneho aramamagara ambwira ati ndi ku musozi ikinyamakara niho ngo yarari ntago muzi sinanamubona gusa ngo no mu Ruhango ariko arambwira ati Imana iguhaye izindi ntebe ku mutima ati subu navangiwe intebe ngeze intebe nta n'igihe kirashira intebe mfite intebe cyase ubwo ndavuga nti okay ndavuga ati Imana ishimwe ubwo yabonye ko izingizi itazikeneye we ntawamenye ariko nabasibo ubu nibyo ra numva arimo akantu kasaba kuvanya ariko arambwira ati kandi kiretse kuri ati Imana ikurwanya intambara ati kandi ikurinze urupfu rutunguranye ati rwose urupfu rutunguranye rwari ruje rwihuse muri urwo rugo ati gushyingura byihuse hari abantu basenga Brazil hari abantu abahanuzi bose ntibaravangirwa bababwire ko abahanuzi bose ntibaravangirwa hari abantu bafite ijisho hari abantu bareba hari abantu bafite amavuta yo kwerekwa kabisa gusa Imana yo mu ijuru ishimwe ko yahabaye urumva yampamagaye ejo nejo yampamagaye bibaye mu gitondo apose yabimbwiye ejo bibaye mu gitondo ari abantu bagifite amavuta y'Imana gusa Imana ishimwe ko yaturinze ikaturengera na nyine inzu nyine yahageze abona ukuntu ibintu bimeze aravuga ati ibi ni ibyago bibaye wenda ndushaka gutara karati mwarangaye mu ntwiki y'inzu nyine inzu ntigeze atubwira nabi yaje arebye ibibaye nyine aravuga ati ni ibyo ni impanuka turamushimira nawe ntabwo yatubereye umwana mubi kandi dushimiye na leta yacu kuko abapolisi bakoze umurimo ukomeye wo kudufasha kuzimya no kurokora abana n'ibiki byose nabo turabashimira Imana ibaho umugisha mu bigaragara rero umuntu yinjiye mu nzu akitegereza arabona ko ibyasigaye nta birimo yego ni hafi ya ntabyo ariko byura n'utwo mwabashije kurokora nta ndimo ndabona hano hafi ndi kwibaza ndetse ubu byaba biri hehe ibyarokotsemo bahise batubonera inzu hano haruguru y'iyi nzu aravuga ati tubonye tuba dushyize abana ubwo niho nabijyanye niho abana bari niho byose twabijyanye nta kibazo barabona aho barara nta kibazo ubwo no kugira ngo abantu barimo bibaza se ibi bintu byagiye byose byashize byose ntibyashize ahubwo utwabashije kurokoka babashije kugira aho babishyira kugira ngo n'abana babone ahantu baba baturije turimo tugana ku musozo rero bakunze bazabona ishya ntabwo ndi buze kubura kubaza Goreti mu buzima bw'umwuka ijambo ry'Imana tubwira ngo nta kintu Imana izajya gukora itabanje kumenyesha intore zayo ndi gukeka yuko muri no minsi uri maso kuko maze iminsi nakira ubuhanuzi bukakaye maze iminsi bimwe nkabirota ibindi nanjye nkabyibonera gutya ndasenga nkabyuka iyo saa 9 ngasenga ngahamagara Imana nkakora impfu zitunguranye nkashinganisha abana maze iminsi nsengera abana cyane abana nari naradutsweho n'umwuka wo kugenda bose nkababyutse muri iryo joro ntitaye ngo ni mu gicuku abyuka nkabafata nkabasengera bose nkarabarambika biganza ubundi nkahita ngenda
Imana yandengere kuko iyo bapfa iyo shusho yo kubyuka mu gitondo mbarambikaho ibiganza sinzi ko yari kumva mu biganza sinzi ko yari kumva mu maso nari kujya mbyibuka nkibuka uburyo buri gitondo byagendekeraga gutyo ariko ndashima Imana ko yahabaye. Imana ishimwe cyane yuko yahabaye kandi nawe ikaba yaraguhaye kuba maso kuko burya hari ibintu Imana idashobora gukora tutasenze. Hari ibintu Imana idafite ubushobozi bwo gukora tutasenze, akaba ariyo mpamvu rimwe na rimwe itubwira ngo usenga kugira ngo umashe kurenza imitego Satani mara gutega. Rero Imana yagushoboje ikabana nawe mu masengesho, hari ibyo yemeye ko bitambuka biragenda cyangwa se biba igitambo ariko ubuzima bwo burahari. Turimo tubona ku musozo rero hari ijambo abantu bakunda kuvuga ngo ibintu umuntu abwiriza ibintu umuntu aririmba ngo hari igihe bijya bimukurikirana mu buzima bwe. Ibyo bintu nibyo cyangwa ubwo bisembe bigira kuri ande mbaso bivuga ngo igishoro n'ubuzima nanjye nyine ndumiwe Yaje ndumiwe kuko urumva ndahita nyikorera amashusho kuko ibintu bibaye umuntu yaramaje ati kuki warimbye ngo imibereho yawe Imana irayizi mubwira ubuzima naciyemo. Akenshi hari igihe umuntu areba ibintu gutya agahita bihimbamo indirimbo agahita biririmba ariko hari n'igihe unarimba indirimbo ari ubuhanuzi. Imana ishimwe ko yaduhaye amavuta. Ira ndirimbo yitwa Agaciro ni amavuta irimo iranyibuka cyane muri no minsi nkajya ngira ngo sinanjye wayihimbye kuko amavuta niyo muri ngoma zo mu mutima. Nk'ibi bintu bibaye yaza ko ari nk'umuntu udafite amavuta cyangwa udafite amakuru. Mbifurije amakuru aturuka mu ijoro kuko iyo ibintu bibaye bikakwikubitaho bitakwikubisaho ngo bigutungure biba ari byiza cyane iyo wicaranye nyine amavuta. Rero ariko ni ibintu biba gutyo ukabona bibaye nk'ubuhanuzi bwawe. Rero nawe ndabona rwose size ko nabivuga ariko nyine ubu nuko nyine nabyakiriye. Imana ishimwe cyane. Aka ni akantu Satani abakubisemo kugira ngo aka ni gato aramwaye. Icyo nshaka kubwira abantu badukurikiye kuri Zaburi nshya, aka ni akantu Satani abakubisemo kugira ngo ubone yuko nawe burya bari maso. Burya nubwo Imana iri maso ariko na Satani nawe bari maso. Burya hari ikintu akanashobora gukora ukatugira gutya rwose ukamera nk'umuntu uhungabanye ugatibyirinyo. Nibyo nakubwira nta mpamvu zo gutibyirinyo. Ndikukunda shaka kubaza rero uri mu bantu ibintu birenze bya Yobu sari wari wamugezaho muri Rwanda wari uzi none utu ni simple. Uri mu bantu rero bakorera Imana muri iki gihugu Imana ikanezerwa n'abantu b'Imana bakanezerwa uhereye kuri njye. Rwose iyo uri mukorera Imana uri muraririmbira Imana ukabyinira Imana ndavuga ni cyubahiro ni cya data wo twese mu ijuru. Ndimo ndibaza nti nyuma y'aka kantu Satani agobetsemo gutya gahunda imeze karabaye ubu karabaye noneho ajorogotoye agati mu ntozi. Ngiye kuvuga Imana neza ngiye none nayiboneye gutya kuko burari igihe uvuga Imana ariko noneho ari ukuntu uvuga Imana noneho warayibonye mu bundi buryo ari n'ukuntu noneho uyivuga yakuyeretse imbona nkubona. Urayivuga ute na biriya mbonye hariya byahiye se ibirayi uraryita ibirayi biroroshye ubwo sari benda matera ahenze. Nabonye ibirayi nabonye amavuta matera se wigeze ubona nabonye matera nabonye ibiti none ubwo urayivuga ute abana barajya basigahe kuyivuga Prezi noneho ngiye kuvuga Imana noneho nayiboneye gutya imbana nkubona. Icyambere kubona Imana irinda ababana ikabakura muri uyu muriro cyo ni icyambere. Gaze ntiturike giturikana igipangu cyose ahantu hose hari gucyaka ku muriro abaturanyi bagashya cyane. Nta n'umwana wari kurokoka kubera yuko ubundi gaze iraguturikana ugasohoka abantu babona uri muzima wajyaruka. Mbonyemo uburinzi bukomeye. Ngiye kuvuga Imana mbwira abantu ngo mwizere Imana musenge ibindi byose Imana ibyibereyemo. Abantu nibizera Imana basenga ibindi byose byibereyemo. Uburinzi n'ubwo Uwiteka, ibyo kurya n'ibyo Uwiteka, ibyo kwambara n'ibyo Uwiteka. Rero ngiyewe mbonye Imana bundi bushya bwarumbaje ngo nzakorera Imana nti none ariko uguzi no gukora Imana wiboneye ibimenyetso bifatika ufite ibimenyetso noneho nibihamya. Hari ukuntu tujya turimba ngo ze kurinda Mana none urumva uburyo ndi buteremo iyo chorus ndi buteremo iyo chorus bitandukanye nuko yateraga ubushize kuko none ndavuga ngo Imana izikurinda none yego najyaga mbibona n'uwi nabibonaga. Imana izikurinda araturinze atunyuje naririmbye ngo inkirira hato twagiye tumera nk'inkirira hato tugarokoka mu bintu byinshi ariko none ngiye kongera none nyitere ndahindura ibitero wenda kugira ngo abantu bakumve neza. Ejo bundi hari umukobwa tuziranye yarari hare mu mujyi
bacana akagaze kano kagaze gatoya Yego. mu mujyi hari ahantu bari bafite akakantine umukobwa ari gutambuka ari kumwe na mugenzi we bari kwimanukira atari n'uruhande rwayo gaze iraturika iva muri kantine mo hagati ntibyabereye hano ntuzi hano muri downtown Yes. hano mu mujyi iturikana na rimwe imbere n'uwo mukobwa arimo utambuka yitambukira bisanzwe iramuturikana ariko hagenda abwira abantu ati ndabona hano hokera ariko sinzi nta kibazo baramufata ajya kwa muganga ariko yaramuhitanye Arapfa? yarapfuye kandi babonaga yigenza None ko umutwe unjya abona nta kibazo na kimwe afite none ko numva nanjye umutwe unjya buhoro ariko njye natekereje ko uzi icyo nshatse kukubwira se ndangiye nta kintu nabaye Icyo nshatse kukubwira. kuko gaze ntiyaturitse uzi icyo nshatse kukubwira iriya gaze kuba imana yayifashe ni mbi kuri cyane yayifashe ntiturike ntiturike niyo mahirwe twagize yose abana bose nta n'umwe kuba akiriho nta n'umwe wivuga abana bose n'aba bantu duturanye n'aba bantu muturanye bari baryamye aha ngaha bari baraginze gupfa bari kwika hasi ariko hashimwe hashimwe kirisito yuko ajya tubera amaso ufite ibintu ajya dufatira umuririmbyi umwe nigeze aririmba aravuga ngo imana niyo murinzi wacu wo wo kwizerwa kwizerwa umurinzi wacu wo kwizera ufata gaze avuga ngo ntuturike kandi iri kwaka kandi ntiturike kandi inzu yahiye ako wambaye uri nyamara kumva icyo dukwiriye gushima imana nyamara njyewe unyihore Njye ndabikurura Imana izi nkabyumva. kurinda pe ibaze ko gaze iri kwaka ibintu byahiye byashize mu nzu gaze ntiturike kandi nayo ubwayo yahiye yabaye umukara wa buri kuri yabaye umukara bakunze bazabona icyo rero reka tubashimire murakoze cyane kuko cyane. mwahisemo gukurikira zaburi nshya uyu ni umubyeyi wacu murabizi ko tumukunda cyane kandi akorera imana mu buryo bwose ntabwo satani yabona ibyiza imana igenda imukoresha burya abaduhigira hasi hejuru ni imana iturinda arabeshya cyane yaribagiwe kuko umunsi aduhiga tukivuka ntidupfe yarashuwe gusa azakomeza anaduhige ariko ntazatubasha n'ubu ntarekeye aho yego ariko ntiturekeye ntitwicaye yes imana ishimwe cyane ariko kandi isomo rikomeye cyane nuko dukwiriye guhora turi maso burya imana ni kubwira ngo jya uryama usenze kumva imana ikubwira ati kuki uryama udasenze ubona imana ikubwira ati ariko kuki ubyuka ukirukanka ukagenda udasenze burya imana hari ibyo ibishaka gukorera mu isengesho dukwiriye kujya turyama dusenze dukwiriye kubyuka tugasenga tukiragiza imana ibintu byose tukabikora ako ni agasomo nkuyemo ni isomo nawe nkuyemo cyane ikindi kintu gikomeye niba wumva imana ikubwira ati nkurenze iki ni ugusenga ntukanayisenge banakunegirije sijyanegirije oya n'ikimenyetso ndacyanga ntukazane n'ibimenyetso hari umunsi umwana yambwiye ngo inkuriye urupfu ku mwana wa kabiri ngo ariko ndabona ikimenyetso nari mvuye kuririmba Musanze ndabwira mwambabare basi ndapfukama nimbone mu nkureho ikimenyetso ikimenyetso kiradusuzugura cyangwa kuhava ngeze mu rugo umwana amira igiceri cy'ijana baramufata nyine bamutangira hano bamukoramo bamunize yenda guhera umwuka bakimukuramo ariko yari yakimize byarangiye rero imana rigiye kubwira ngo nkweho urupfu rw'umwana ngo ngiye nanga ibimenyetso pe nanga n'ibimenyetso simba mbikene nubwo byanga bikatubaho ariko burya n'ikimenyetso ni kibi ntikikwica yego ariko kirakukomeretsa yego ubure nk'ibi bibaye imana ikuyeho urupfu ibimenyetso nk'ibiba bifatika bigaragara ko imana yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu yego nta mpamvu yo kunegirija rero dukwiriye guhora turi maso kubera ko turi ingabo z'imana tutabaye maso ingabo za satani zaturangiza ariko dukwiriye kuba maso hanyuma turimo tugana ku musozo rero nagira ngo nibwirire abakunzi b'imana abakunzi b'umusaraba ni byiza yuko nubwo Goreta arimo arashima imana burya nk'abagenzi bajya mu ijoro dukwiriye guhana pole ukamwegera ukamubwira ati pole rwose ibi byakubayeho wihangane ukomere kandi umuntu afatikanye gushima imana usibye yuko no kuvuga icyo ngicyo hari indi ntambwe dukwiriye gutera iyo umuntu yagize ikibazo nk'icyo ibintu bye bigashya byanze bikunze abakeneye sapoti yihuse abakeneye ubutabazi bwihuse bivuga ngo nk'uriya mwana w'umukobwa imyambaro yose yashize ndi gutekereza yuko no mu cyumba harimo n'ibindi byinshi byagiye urumva ibintu bigera muri miliyoni 2 miliyoni 3 ni ibintu bifite agaciro k'amafaranga menshi cyane ku buryo byanze bikunze nubwo dushima imana yuko igishoro ari ubuzima ariko no kugira ngo ubuzima bugende neza hari ibindi bintu ubuzima bukenera kugira ngo birusheho kugenda neza cyane cyane uburyo bw'imirire uburyo bw'imiryamire urumva ni ibintu bikomeye amamatera yagiye ibyo kurya byagiye za ntebe nazo zakongose zashize imana yamubwiye ko igiye kumuha izindi ntebe mutagira ngo intebe zo ntago zagezweho nazo zahiye zakongotse amateleviziyo yaturitse
ntekereza neza yuko abo umwuka w'Imana ari kugenda aganiriza bagira icyo bakora. Ubwo nangiye kwibwirira abantu b'Imana rero ngo mu kumuha pole unagiye gutyo ukore akajesto uvuga uti mu by'ukuri nubwo ntabasha kukugarura ibyo wabuze, ariko Imana inyeretse ko naguhereza intebe, naguhereza amatora, naguhereza utwambaro tw'umwana, naguhereza ibyo kurya kugira ngo abana bakomeze barye ntihagire icyuho kigaragara, kuko turabizi neza ko wakoreye Imana, ntabwo Imana yagukoze isoni, kuko nabyo Satani ryaba bigambiriye kugira ngo abantu bakubone wangara wataye umutwe, ariko umutwe we ntabwo wawe utabaye igisirikare cyangwa dufite Imana ntabwo byakunda. Yego, ntabwo byashoboka, ntabwo ibintu biturimo bifite imbaraga, utuntu tworoshye tutoroshye cyane. Hanyuma gore ndagira ngo rero utange contact zawe, ndabizi hari abazifite, ariko ku bantu batari bazifite urabaha contact cyane cyane ya WhatsApp kugira ngo babashe kuba hafi, bakube hafi. 0783 44 85 665 ni nayo ngira yonyine. 0783 44 85 665 banayikora no ku kiganiro nta kibazo. Yego, hanyuma ndagushimiye cyane wowe pasiteri wo mu Ruhango wari musenga Imana Kinyamakara, Imana ikaguha amakuru ya Goreti, Imana y'amahoro igumisha kandi ikomeze kuzuze, ikurinde kuvanya, ukomeze guha imbaraga, kandi ntukajye wibagirwa aho uvuganira n'Imana, ujye wahora rwose, Imana ikomeze gukoresha iby'ubutwari. Iki ni ikimenyetso cy'uko Imana ukorera, Imana ivugira muri wowe ari Imana nyamana. Reka dushimire cyane Apotre Mignone, nge sindamubona. Ni umubyeyi ndamugushimiye. Amubona pe. Niba utaramubona inama nakugira nuko uzajya banza sinzi ana n'ikimwumva. Oya, jya murebera kuri televiziyo nkamureba arimo arakorera Imana. Sindamubona ko nifuza kuzajya kumureba. Nkamureba. Igiterane muri women, afite igiterane muri convention ku itariki 2, 3, 4, 5. Uzuko kangahe? Zuko kwa munani tugiye gutangira. Muri convention. All women together. All women together. Baze ko numva ari women kandi ngende umugabo. Nzohereza umudamu. Barimo nta kibazo. Ubwo rero kwera ko wowe wagize umugisha wo kugera ahakomeye, uze kumumpera ntacyo mubwire uti rwose hari agahungu kagusuhuza. Umumpera ntacyo ubwo ati aragusuhuza. Hanyuma Yesu aguha umugisha mwinshi cyane, kandi aho umugisha umubyeyi Apotre Mignone, kuko nawe Imana ivugira muri wowe ari Imana idahusha. Gukomereza amavuta buriya ikintu cyiza tujye tukivuga, ikitari cyiza rwose tugikwepe, kandi ndabizi neza yuko Imana dukorera ari Imana izirikana kandi ari Imana ikora. Reka dusenge Imana rero, hanyuma tureke abantu b'Imana bakomeze n'imirimo yabo. Turagushimiye Yesu Kristo ko uri umwami, kandi uri umwami utegeka byose. Uri umwami utegeka byose. Ijambo ryavuga ngo nuko nahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Ufite ubutware mu isi no mu ijuru, urategeka. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Ngushimiye cyane yuko uri umurinzi wacu. Umuririmbyi yaravuze ngo uri ingabo yacu, uri ingabo idukingira imyambi y'umubi, ngo nubwo turaswa amanywa na nijoro, ariko uri ingabo yacu. Ndagushimiye cyane ko Satani agerageje kurasa Goreti, yamurashe pe, kandi n'umwambi waje uraza, ariko uje usanga Kristo yamubereye ingabo. Iki ni igihamya cy'uko Imana yacu ari Imana, ari umurinzi wacu wo kwizerwa. Ndagushimiye cyane yuko wamubereye maso, kandi uracyatubereye maso. Erega nanjye umbereye maso, kuko hari byinshi umutima wanjye uzirikana wagiye unkorera. Erega n'uyu nguyu dukurikiye nawe hari ibintu wagiye umukorera. Reka dufatikanyirize hamwe tuvuge ngo uri Imana igira neza. Kandi ndagushimiye cyane yuko uri Imana iturinda uturinda gutembanwa n'amazi twayagezemo. Uturinda gutwikwa n'umuriro tuwurimo. Uziko Bibiliya, uziko umva gore, uziko Bibiliya ari ibintu ivuga tukagira ngo byabaye kera, ariko ubu ngubu Imana nivuga ngo nuca mu muriro ntago uzajya. Uriya mwana se ntihari urimo, ariko ntabwo yahiye. Mana turagushimiye cyane, turagushimiye cyane yuko watubereye maso. Ubu aka kanya tuba turimo turarira. Hari n'igihe tuba dutangiye kugushidikanyaho. Hari igihe twari kuba dutangiye kugushidikanyaho tuvaza ngo ariko iyi ni Imana dukorera, Imana yemeye ko ibintu bigenda gutya. Hari igihe twari kuba twatangiye gusubira Imana byashya bitashya witwa Imana. Ariko ndagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze.
reka abantu badukurikiye bongere batekereze ku mirimo y'Imana ariko natwe twongeye kwitekerezaho umugisha umuntu wese ugiye kubana na Goreti muri iki kibazo yagize kugeza igihe uzagishyirira iherezo umugisha utagabanyije kuko yatwaranye akavuga ngo umukozi w'Imana ntakwiriye kubura iki kuko yagukoreye yego kandi ukomeze Goreti n'abana ukomeze ubarinde neza y'Imana ibabeho ukomeze umutima w'umugabo uri tari hano hafi yumva amahoro yo mu mutima kandi neza y'Imana ikomeze kubana nawe ahari turagushimiye cyane tugukize hejuru icyuwe n'amashimwe bikomeze kubibyana none iteka ryose Kristo akari kaba abavuganye n'Uwiteka ni muhumure narimvuze ngo nta kari kaba niko indirimbo yanjye yitwa abavuganye n'Imana ni muhumure ubwo igukoreye icyo ngicyo hari n'ikindi gisigaye mwari mwashima se batangarije ko akari kaba ababitse byavuzwe n'Imana nimukomeze imbere niyo yakora kimwe gusa cyahindura ubuzima bwawe kimwe gusa niyo yakora kimwe gusa cyahindura ubuzima bwawe tumaze ibihe tuvuga ibyo Imana yakoze abandi bati yakoze ibirenze ariko mbatangarije ko akari kaba ababitse byavuzwe n'Imana mwebwe mukomeze imbere niyo yakora kimwe gusa yahindura ubuzima bwawe kimwe gusa niyo yakora kimwe gusa yahindura ubuzima bwawe Imana irabishoboye ibintu byose biri mu biganza byayo iyo ibishatse irabikora igashira icyo kimwe yamukoreye cyahinduye izina rye Imana irabishoboye ibintu byose biri mu biganza byayo iyo ibishatse irabikora ayo mashimura ya mbere Uwiteka niyo yakora kimwe gusa kandi Imana irabishoboye Imana ishimwe datawe kwa Burahamu warabikoze Sara ntiyaragendeye byinshi wakoze kimwe gusa mu bantu kiramenyekana amajwi yaramuri mu matwi yose araceceka kimwe gusa umukoreye kimwe gusa gihindura izina rye kimwe gusa umukoreye kimwe gusa gihindura ubuzima bwe Aburahamu warabikoze Sara ntiyaragendeye byinshi wakoze kimwe gusa mu bantu kiramenyekana amajwi yaramuri mu matwi yose araceceka kimwe gusa umukoreye kimwe gusa gihindura izina rye kimwe gusa umukoreye kimwe gusa gihindura ubuzima bwe Imana irabishoboye ibintu byose biri mu biganza byayo iyo ibishatse irabikora umugore wahuye na Yesu ku iriba akamuha amazi y'ubugingo inyota y'ibyaha igashira icyo kimwe yamukoreye cyahinduye izina rye Imana irabishoboye ibintu byose biri mu biganza byayo ayo mashimo yamuhereye maze yakoze byinshi mwe gifuta niremera ariko bagezeho nyanja babonye ibibaye
ibishatse we kuba umaze imyaka ingana gutyo mu kigeragezo ntibyayikanga kuko ibishatse nubwo utabona mu kuba by'umukira n'utari byinshi ariko hura ibishatse kubwayo izabikora ntacyo tumva izina ryayo rituma ibishatse nawe yibaza ngo urakora ibiki ubwo ishatse nibwigira hey uyibishatse ayo mashyi mwayakomeye Imana abantu mwese muri aho hakurya Imana iyo ibishatse igira ite irabikora mumwikirize nawe yamukoreye kimwe gusa yakoze kimwe gusa kwa mama Nawomi haleluya haleluya irabikora umukobwa warambagijwe yambara sipurese akajya no gushyingirwa yambaye sipurese akabona umugabo yambaye sipurese guma irabishoboye niyo yakora bingahe nta kari kaba abadayimoni bajya bigaya banisuzugura n'ikindi gihe hejuru y'imbaraga z'abakonikoni hari imbaraga z'Imana hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana ngo barazinga ngo barabicirira ngo barabigira hehe Imana izajya ibihora ihangiza mukubitane mu nzira basanga uri muzima nta kintu wabaye komera Imana amashyi ntabwo ari kimwe gusa nta karaba wari wambara se twari twavuma umukenyeze neza rero mama Nawomi rero turakundana nangiye kuririmba indi ndirimbo ariko namwe ati mbabarira urabizi ko utandirimbiye mu bukwe icyo gihe ntiwari uhari none mbabarangiza Imana ndakubonye ririmba indirimbo ivuga ngo Imana ngo umunsi Imana yakwibutsa aho utuye bazabimenya nyiririmbe cyangwa haleluya 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 umva reka mbabwire mbarutse iburasirazuba n'abanyamakuru baje maze iminsi mbabwira ko maze iminsi iburasirazuba nzenguruka ariko uyu nguyu nubwo nkora ku biganiro bitandukanye kuri YouTube mukunda kumbona n'uwo muzambona muri iyi minsi ndi kubiyepeta n'abana banjye bari kubiyepeta kugira ngo umwana wanjye azajya muri segonderi yatsinze torokome n'uwo bari kurepeta muzabibona uyu nguyu niwe wakize kuri YouTube bwa mbere aramanurira uyu niwe wakize kuri YouTube bwa mbere araririmba yari yaje kuri paruwase yanjye araririmba umusimana yakwibutsa utuye niyo mpamvu n'ubu nicaranye n'umushumba bari kumpamagara nkatamira inkoko nkayimecura nta shuri kubera yasagasha Mana we data we Saverina rero urumva ko basaba indirimbo mukunda namwe muragura nyine nawe urabyumva ndamukunda n'umwana mwiza avuga Imana neza nture n'undi mufana nka data ibintu birakaze oya mureka tuvuge Imana igishaka kibe niho hahandi Imana yaratwirereye turakura Imana yaraturengeye abatungana barapfuye twe tukiriho rero mureka tuvuge Imana neza abanshyigikiye ngo tuvuge Imana neza mvuga cyane ngo amen Yesu we Uwo munsi wari igici mugahinduka uwo kwizera
ijambo kumugaragariza reka dutege ubwoba biyita abayuda ataribo nakurusha guseka nawe nakamutera ubwoba natariko bisahura kuko nagahoraga hanze kandi nakurinda itariyo kumwana aba yarahise ibyo ubona bikosame igiye kubumba iminwa maze uyitugira ijambo kumugaragariza Imana yakwibutsa aho utuye bazabimenya Imana yakwibutsa abakwanga bazagukunda abakunyanegeje bahindukire basubiranemo ungati si jye wabivuze ungati si jye wabikoze maze bagusaba imbabazi kuko Imana izaba yakwibutse kumugaragariza kumugaragariza ndabiruka kumugaragariza kumugaragariza abatabara abagirira neza koko ariko ayo mashimwe yakomera Imana data wa twese we yakwibutsa aho utuye bazabimenya Imana yakwibutsa abakwanga bazagukunda abakunyanyagiye bahindukire basubiranemo umwaka si jye wabivuze umwaka si jye wabikoze maze bagusaba imbabazi kuko Imana izaba yakwibutsa kumugaragariza ubareba haleluya haleluya ngo azaba ari ryari ngo azaba ari ryari abanyumvishe ko numva bari abantu b'inyuma batabyumva neza ngo azaba ari ryari ukurikije za kavukire z'iwanyu vuga ngo yego se nyine ukabuza ukuntu iwanyu nta muntu washyingirwaga ukabuza ukuntu iwanyu nta muntu ukora ubukwe ukabuza ukuntu nta muntu ukira ari ukuntu bahora basabiriza ari abantu bahora bahingira abandi wowe Imana ikaba yaragukuyemo umujyi ukaba warawufashe nawe ukaba ugeze ku rwego ugaburira abandi komera Imana amashyi uhagurutse rata komera Imana amashyi uhagurutse Imana yacu ni Imana ayo mashyi we Imana izabikora kumugaragara izuba rigize rite amajwi y'abadayimu mumwikirize 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 Saverina ntabwo namwibagirwa ni mama Naome bamwita mama Naome Saverina ntabwo nabyibagirwa igira hino mbivuge uri hano nagiye twajyanye ahantu hafi Gatuna nari mfite umwana wa mbere ari muto arambwira ati uwo mwana ko yabonaga nakoze umurimo cyane bampaye indirimbo nyinshi nagiyeyo umva bankumbuye bampaye indirimbo nyinshi aravuga ati ndabona wana ni umwana ni muto nk'umwana muheke Yesu ndebye umuntu ugiye kumekera umwana ndebye ukuntu ameze ndabona naba ndi kumuroshya none ndamugirira impuhwe ndavuga ni basi byihwe aravuga ati zana muheke none ikintu cyantangaje ni kimwe reka mbabwire Imana iduha imbaraga n'amavuta by'umwuka wera nimumurebe uko ameze uko afite imbaraga yahetse umwana none andusha kuririmba ndusha no kubyina niyo mpamvu ndamukunda Imana iguha umugisha wa mwana yarakuze agize imyaka 10 rero mukomere Imana amashyi kubera ko na niyi Sara cyavuga Imana neza Imana yo mwijuru imuha umugisha ndishima rero afite abana barangi bwanjye abana baransumba nawe urabyumva Imana ikora uko ishaka rero yamukoreye kimwe gusa gihindura izina rye gituma amenyekana mu isi yose Imana ikomeze iguhe n'ibindi ya modoka bagwaye nzaza kuyigendamo